Ndi papa Sava. Banze gutwara mwiriwe neza ariko mwabavandimwe urupfu ruzengereza umuntu ukagira uyoberwa ibyo arimo urupfu runahuza abantu ariko uzigena aherukiraga digidi sibona waherukaga muri bwa bukwe bwa wa muhungu wa Piga Nzenze muntu wese buri turaburanye aya ni iminsi mwana mama meze ute se umuntu ari kubura n'amafaranga bahari uze kukureba nyuma yitabara kajugunya amahano Ja. Ndetse yigira inyuma n'ijerekani. Yego wakoze kudutabara. Wowe uhagaze hariya hanze tuvugana. Hagarara hariya hanze tuvugana. No wabonye wa wundi w'ibikongoro. Tanga umwanya ndimba, hagarara hariya hanze tuvugana. Kare. Mwakoze kudutabara Madede. Ntabwo yarazi ibyo hano umuntu arateretera kwirinda kuriya. Hari n'agasabune. Ncoga. Mwakoze rero kudutabara. Awundi muntu usinywa wenda wo gucuruza amazi birumvikana hari igihe akazuba kaba kagiye. Akandi kajaga ushobora kuza gucururiza intuza kwirinda. Kandi wabona agakiri purawudi giteretse ukuntu cy'ubwigise cyane ngo Gato, uhagaze hariya ndaje tuvugane. Arazi ibyarimo Uhagaze hariya ndaje tuvugane. uretse nyine kotana biriya ntabwo ari umuco kiriya gihugu kigateretera ku irimbi Hari n'isabune aho ngaho. ntabwo ari ngombwa uriya nayo ntiyari kwihangana biriya ntabwo ari byo rwose Wakoze kudutabara tana. komeze mwihangane tugiye kureba amatungo Ndahayo we. Ubwo turi buza kuvugana rero. Yego. wongeye kwirirwa ariko digidi wakwitonze ibyo kunywa ko bihari oya muhereza nanze kunywa inzoga wagenda oranje zibazo digidi inzoga zirahari Lawrence. Turaza kuvugana. nakoze namwe kudutabara basava we mwihangane twifatanyije mu kababara wa mubyeyi we ase warebye aho wicara we Manu, safari. Safari. ntabwo uri kumva ari kuvugira ruguru se ndimba itonde ariko turaguha itonde tuguserive nyine uranseriva wowe none se hano turimo dukora iki nyine urapfundura gutya mupfundurire mu n'ukuntu agera dore bicaye hariya abapapa ase ndimba amazi ndimba buretse ariko se mbese uranywesha amazi hasi urambuza gufata icyo nshaka uyu wapfuye ni mwene wanyu ndakumbuza gufata icyo nshaka aha ni iwawe ko ari kwa papa Sava genda unywera ni mwene wanyu urabona ukuntu uri kubigirira ubugugu mwese ubwo abandi bararumva Kigali abandi bari inyuma ndimba
oya akira akira cyangwa urugendo niba ari mwene wanjye akira se none se akira ko urugendo niba ari mwene wanjye akira Ese kuri gushyira mu myenda oya mureke yishyira mu myenda natwara nizi akira ko mufite umururumba ni ibyanyu oya akira nizi ngizikira ibyanyu ari urugamba rw'ingorabahizi nk'abantu n'urugamba rw'ingorabahizi yo gutabarana ubundi aba ari ukugurizanya ntakunda ariko uyu munsi n'uriya ejo ni njyewe ejo bundi ni wowe pasava utamenyerwa ibyo nakubwiraga burya udutebe hari intebe ziri hariya muri sitoke urareba ruguru hari udutebe nka 20 ibi rero nibyo umuntu aba yanga ariko ibyo ntabwo ari byo ntabwo ari byo rwose aha ngaho uhageze ute nari nakubwiye ngo iki unyuze he uhageze ute uhageze utera urinda uza kuvuza induru hano daboro hano hageze ute kutasubiza se sembaza unamusake mu mufuka zirimo ingenzi bite pasta wabaye ako surambaza ngo abaye cyo waje ukarira ikibaye se abantu bose baba babaye ibiki ego tu aho neza hafi nta ngo kwihangana mujyana ibyo bintu digiti mujyana ibyo bintu pasava kuba ku isi niko bimeze ejo ni wowe reka ngo twaze kugira ngo twari ijerekani wowe winjiye ari ndugwaye uburenganzira winjiyemo hano ari ndugwaye uburenganzira wakarabye urambaza ngo yise ntabwo ari wowe ndimo kubaza winjiyemo hano ari ndugwaye uburenganzira ntabwo ndimba ntukagira akavuyo jya usubiza mwubari kukubaza ntabwo usubiza kandi ukunda kugira akavuyo ubundi wewe wakarabye nese winjiyemo ute mugende turi gukemura ikibazo ariko se nimwite ku bantu mwebwe nimwite ku bantu nta kibazo buri munsi ku cyugora papa basava buri umvi kwinjira mu bantu utakarabye Erezana ni gute winjiramo hano utakarabye uyu muntu yapfuye ryari ndimba yapfuye ryari uyu muntu kuwa gatatu yari amaze amezi angahe mu bitaro wigeze unsura oya kuwa gatatu nijoro waje ku kiriyo nk'abandi oya kuwa kane waraje we waraje kwa gatatu ejo nijoro waje ku kiriyo oya ubusa muvuye ku irimbi muvuye ku irimbi uvuye ku irimbi oya wese uvuyeyo ngewe abantu bari benshi ntabwo wari kumenya rwose ariko nabirebaga ntabwo nakurenganya ariko mwumvishe hari inzoga hari ibiryo muraje nimwe mubanjije ku muryango aha ngaha nimwe mwari mushinzwe resebusiyo se mwari mushinzwe resebusiyo ra ubundi ze mwari mugiye gukaraba iki niba mutageze ku irimbi mwari mugiye gukaraba iki umuco ndimbati kukiba gusa kandi ndimbati ntabwo ujya usubiza buri munsi ndimbati aramvangira ngaho karaba tutambuke hebe papa sava ibyo avuga ni ukuri karaba nakoze kwihangana wa mubyeyi urakoze rwose akira ngaho nimunywa ayo mazi urajyayo se nimusangira ayo mazi hanyuma mugende uwo muntu agize arwaje umuntu ntimumusuye umuntu arapfuye ntimuje ku kiriyo gushyingura ntimuje mwumvishe ngo hari inzoga hari ibyo kurya ugiye gufata amacupa ugiye ushyize mu mufuka uratabarira kubera inda n'iwawe ko hazaba ikiriyo se n'iwawe ko kizahaba nawe bazakugenze nk'uko abantu b'abagabo tuba tubana buri munsi dusangira uwo muco ni bwoko ki ni bwoko kira
nimusangire ayo mazi hanyuma mugende birabaye isomo. mukomeze kwihangana twifatanyije mu kababaro Yego turihangana